ni umukobwa mwiza, umukobwa utari ufite icyo abaye, umukobwa w'uburanga, akaba umukobwa w'impumyi udafite ikirengera, umukobwa w'umukene utari ufite na kimwe akunda habe namba, yewe n'ubuzima bwe yarabwangaga, yumvaga ko ntacyo bumaze. Igihe cyaje kugera haza umusore mu buzima bwe, umusore wamuhinduriye ubuzima, umusore wamuhaye buri kimwe cyose atari kwiha. Mu gihe bari bamaranye, umusore yakundaga kumubaza ati, ese mukobwa mwiza, mukobwa nkunda, mukobwa nihebeye, ese ni iki wifuza kuzareba mu buzima bwawe umunsi warebye? Umukobwa akagira ati, umunsi narebye ndifuza kubona umusore nkunda, ndifuza kubona mu maso h'umusore nkunda nihebeye, umusore nakunze kurusha abandi. Umusore ibyo bikamushimisha, nta cyamushimishaga nko kubona umukunzi we yishimye, yumva ko ubuzima ari bwiza bari kumwe. Igihe cyaje kugera, uwo musore afata umwanzuro wo kuvuza umukobwa. Nyuma y'igihe kinini umukobwa atabona, haje kuza umuntu aritanga amuha amaso ye yombi. Umukobwa yaje gukorerwa ubuvuzi arakira. Amaze gukira, umukunzi we yari hafi ye. Byaramubajije ati, ubu noneho wareba, isi ni nziza, urabona iki? Ati, noneho ubu wanshyingirwa. Umukobwa acyumva iryo jambo yarahindukiye ngo arebe umukunzi we. Akimubona yaguye mu kantu, aravuga ati, no, ntibishoboka. What happened to her? Yarabonye iki? Yarabonye umusore utuje, n'ijwi rituje, umusore w'impumyi utari ufite amaso yanogotsemo. Umukobwa yihanangirije umusore ati, ntago ngukeneye, nta nubwo nzigera njya kure. Umusore mu gahinda gakomeye n'amarira menshi yafashe inzira aragenda ajya kure y'umukobwa. Nyuma y'igihe kinini, imyaka yaragiye iricuma n'indi irihirika. Umusore ku ruhande rwe yaragiye afata umwanzuro bitewe n'uko yakundaga umukobwa, amwandikira ibaruwa agira ati, mukunzi wanjye, nyuma y'igihe kinini ngukunze, nta kindi kintu nari mfite cyo kuguha uretse amaso yanjye yombi naguhaye. Uzayafate neza, uzayiteho. Mbere y'uko impinduka ziza mu buzima bwacu, duturisha intekerezo, nitwibuke ibyo twanyuzemo mbere y'uko tuba abagabo, tugahagarara twemye, nitwibuka abadufashije kugira ngo tugere aho tugera. Ese uratekereza iki kuri iyi nkuru? Ikwigishije iki? Ndagushishikariza kwibuka hashize hawe. Ese umaze gutera imbere cyangwa se guhindurirwa ubuzima, ntabwo wibagiwe abagufashije guhindura ubwo buzima.